wa UR ishami rya Nyarugenge, banyakubahwa abasaserdoti muteraniye hano, babyeyi, banyeshuri namwe inshuti za Communauté Catholique Saint Paul, nongeye kubasuhuza. Kristo Yesu akuzwe. Kuri uyu munsi twishimiye kwakira nyakubahwa Musenyeri Kazimiri wadusuye muri communauté yacu. Agira ngo mbasabe rwose mumfashe tumuha amashyi tumwishimiye. Communauté Catholique Saint Paul ni umuryango w'abanyeshuri n'abayobozi gatolika biga barangije cyangwa bakorera muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Iyi communauté ibarizwa muri Paroisse Cathedrale yisunze Mutagatifu Mikaire, ikaba ikorera ubutumwa bwayo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Yatangiye ubutumwa bwayo mu mwaka wa 2005, itangizwa iyi communauté nababwiraga rero yatangiye ubutumwa bwayo mu mwaka wa 2005 nk'uko nari maze kubivuga. Itangizwa n'abanyeshuri bishize hamwe icyo gihe basengeraga muri groupe charismatique Lumière de Jésus ndetse no mu yindi miryango ya Gisiyo Gatolika yose yakoreraga mu kigo. Nuko bemeza gutangira communauté maze bahabwa uburenganzira n'ikigo ndetse yemezwa na nyiricyubahiro Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa. Itangira yitwa Communauté Catholique Saint Paul Christ Kahashi. Yaje guhindurirwa izina yitwa Communauté Catholique Saint Paul nyuma y'uko icyitwa Christ Kahashi kitakiriho. Kuri ubu Communauté Catholique Saint Paul ikaba ifite intego eshatu zegamiye ku kwemera, urukundo n'iyogezabutumwa, maze byose bigakorwa ku bw'ikuzo ry'Imana n'umukiro w'abantu. Bishingiye ku ngengabihe y'amasomo yo muri kaminuza y'u Rwanda, communauté ikora mu bihembwe byose bigize umwaka w'amashuri. Buri mwaka ashyirwaho abayobozi batorwa n'abakristo bose, nk'uko turi buze kubona abatoye muri uyu mwaka. Ubu tumaze imyaka 20 rero turi mu butumwa. Mu myaka 20 Communauté Catholique Saint Paul imaze ishinzwe, ubutumwa n'intego communauté yihaye byakomeje guharanirwa ndetse no gushyirwa imbere uko generasiyo zitandukanye zinyuzemo, uhereye ku bayitangiranye kugeza no kuri twebwe. Communauté yakomeje kutubera ikigega cy'isoko tuvomamo imbaraga zo kuzuza inshingano zacu nk'abanyeshuri ndetse twitagatifuza gikristo, aho idutoza gusakaza urukundo hose ndetse no kuri bose. Kuri ubu nibyo kwishimira, Communauté Catholique Saint Paul imaze kuba ubukombe. Mu butumwa n'imihamagaro itandukanye Nyagasani yakomeje kudutoramo abihaye Imana batandukanye. Kugeza ubu dufite abasaserdoti 20 n'ababikira barenga 10. Kuri ubu kandi dufite abadiakoni 4, harimo na diakoni wadufashe mu gitambo cya misa, ubwo nabazahabwa ubupadiri vuba. Tukagira abafaritiri 9 ndetse n'abafrere bize muri URCST kandi ari abakristo ba Communauté Catholique Saint Paul. Mu busanzwe ubuzima bwa Communauté Catholique Saint Paul bugizwe no gusenga binyuze mu isengesho rikorera ryo misa, mu miryango remezo, gufashanya binyuze mu makoraniro agiye atandukanye, yewe tunasura abarwayi cyane cyane muri CHK n'ibindi bikorwa by'urukundo bitandukanye. Kuri ubu bimwe mu bikorwa byavuzwe haruguru, urugero nka misa, byarahagaze dore ko tutakyemerewe gusengera mu kigo nk'abanyeshuri, kuko mu gihe cyo gufunga amadini n'amatorero byatugizeho ingaruka. Si ukwivuga mabi, ariko turatatanye pe. Twisanze ubwitabire n'amakoraniro y'abasenga bwaragabanutse cyane ku buryo ubu abitabira nka 1/3. Ngira ngo umunanyije amaso muri iyi sare, ubundi rwose principal ubanza mwagombaga kudutiza amatente nk'2, ariko murabona ko
turabaye yego, ariko twagombaga kuba turenze aha ngaha. Kuba tutagira aho dusengera rero bitugiraho ingaruka mu buryo bwose, cyane haba ku mubiri no kuri roho. Ntitwatinya kuvuga ko hari abatakijya gusenga ku cyumweru cyangwa se no mu mibyizi. Hari abarangiza amasomo yabo bakajya mu bindi bikorwa byo kwishimisha, nko kujya mu tubari, mu tubyiniriro, mu mikino y'amahirwe n'ahandi hatandukanye hatari heza, kuko umwanya bakoreshaga mu gusenga basigaye babura icyo bakora. Cyane ko noneho dutuye no mu mujyi, usanga ibidushuka n'ibidukurura kandi bituyobya, usanga kenshi ari bibi kandi bihari ari byinshi. Nyakubahwa Musenyeri, kuri uyu munsi turashimira ubuyobozi bw'ikigo bwadufashije kubona aho dukorera. Bakoze cyane, kandi si ubu gusa, ni kenshi badutega amatwi bakadufasha. Mumfashe tubashimire. Twishimye cyane, twanezerewe kuba kuri uyu munsi turi kumwe nk'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge, babarizwa muri Communauté Catholique Saint Paul. Twari tunyotewe gutura igitambo cya misa turi hamwe twese, cyane ko twaberuka ko umwaka ushize w'amashuri. By'akarusho twishimiye kandi ko mwadufashije guhabwa amasakramentu no kwakira ingabire za Roho Mutagatifu. Banyakubahwa muteraniye hano, twe nk'abanyeshuri turifuza ko mwadufasha ibi byishimo ntibiby'uyu munsi gusa, ahubwo bibe kirambye nk'uko byahoze, kugira ngo dukomeze kwagura Kiliziya, umuryango w'Imana, tudasize n'igihugu cyacu cyatubyaye. Muri make turifuza ko mwadufasha tukongera tukajya dusengera hamwe mu kigo cyangwa se hafi yacyo. By'umwihariko ndasoza nshimira mwe mwese mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi, ariko munyemerere mbanze nikuze ishimwe ry'umubyeyi wacu nyiricyubahiro Antoine Karidinali Kambanda, wemeye kutugenderera nubwo bitamushobokeye kubana natwe kuri uyu munsi. Nyakubahwa Musenyeri, mutubwiriye ko tumushimiye cyane kandi ko tumukunda, utibaraho kandi baragumye. Dushimiye kandi buri wese wakoze uko ashoboye ngo uyu munsi ugende neza. Imana ihe umugisha kandi ikomeze kubarinda. Urakoze. Muranyemerera, mu by'ukuri Padiri yatubwiye ko umubyeyi nubwo atabashe kuboneka ariko yifatanyije natwe mu isengesho. Turi twateguye impano iturutse ku mutima. Ndagira ngo nsabe abakobwa banjye nimba bari kunyumva begera imbere. Nyakubahwa Musenyeri, iyo mpano muyimutugerezeho kandi muti turamukunda cyane. Mwese mwaje kwitabira igitambo cya misa n'uyu muhango w'uyu munsi. Turashima cyane nyiricyubahiro Karidinali. Mu by'ukuri tuzi neza ko azirikana abanyeshuri bacu, kandi uyu munsi yagombaga kuza, kandi n'impamvu mwatubwiye zirumvikana cyane. Muzamugezeho ubutumwa ko twamushimiye cyane ko yagize igitekerezo cyo kuza hano, kandi tuzaguma dushyigikira intama ze ziri hano mu muryango wa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya URCST College of Science and Technology. Kuko mfite n'ijambo nifuzaga
no kwifuriza isabukuru communauté catholique Saint Paul muri CST ku myaka 20 isabukuru. Mu by'ukuri ijambo ryiza twumvise hano ni ijambo ryavuye mu butumwa Musenyeri yaduhaye avuga ku nshingano z'umunyeshuri, akavuga ubumenyi ariko akashimangira no ku mutima. Twe nyakubahwa Musenyeri twigisha umuntu kwiyubaka, kugira ubumenyi bwatuma agirira akamaro sosiyete nyarwanda ariko no ku isi yose. Ariko ibyo ntabwo bihagije, kuko naho tumuha n'izindi value, dufite amasomo twita nka citizenship ituma aba umuntu muri sosiyete. Uko tubikora dukoresheje ubuhanga n'amasomo asanzwe, ariko mu by'ukuri ntabwo twavuga ko dufite ubutumwa kiliziya itanga ngo yubake umutima. Ibyo bivuga ko turi abafatanyabikorwa, tuzuzanya, twubakira hamwe kugira ngo umuntu uva hano muri kaminuza abe umuntu ushyitse ufite byose. Nakunze iyo illustration mwatanze ya park. Abanyeshuri banjye Musenyeri avuga tuzajya tumutumira ngo adukoreza public lecture kuko numvise afite pedagogie. Nzatanga ako ka message ku banyeshuri banjye nabo bumve ko hano ntabwo dutanga meeting. Iyo ni message ikomeye cyane kandi ari impamba. Aba banyeshuri barangije bakagenda mu rugendo rwabo imyaka 4 kubiga amasomo asanzwe, architecture niyo biga imyaka 5. Umva umwana uvuye iwabo akaba hano kuri campus imyaka 4. Twebwe tubifata nk'inshingano ikomeye cyane. Akarangiza imyaka 4 akajya muri sosiyete agomba gufata inshingano zo kwiyubaka no kubaka igihugu ndetse n'umuryango wose. Mu by'ukuri akeneye byinshi cyane bitari mituyo. Ubwo butumwa turabufata nk'ubutumwa buremereye, naho mwabutanze na pedagogie iri appropriate kandi turabyishimiye. Ijambo nashaka kongeraho nuko nabonye uyu munsi dufite symbolic cyangwa gufata buji. Iyo buji n'urumuri byagumye bivugwa cyane. Nari nicaye hariya umwarimu ndayobora ariko nkigisha, uriya muntu afatana materiel didactique akayifata akavuga ni giki uyu munsi nize, abona basha ducana urumuri. Ibyo bikavuga ko mwebwe n'abanyeshuri tubitezeho kuba intwararumuri. And intwararumuri ni responsibility, ni inshingano. Kuko uyu munsi niba ducanye urwo rumuri, biravuga ko aho umwijima uhari tugomba kuzana urumuri, sibyo? Twese hamwe twifatanyije n'abayobozi bacu wa kiliziya mu byo dukora buri munsi, tuzirikane kuba intwararumuri, tukaba imbuto ibiba izo ndangagaciro zavuzwe n'impano z'Umwuka Wera, Roho Mutagatifu. Ndarangiza ku bana bacu ba communauté Saint Paul.
mutagatifu Paulo ntabwo nshaka gutanga ubutumwa ariko dushobora kumwigiraho byinshi cyane. Umuntu wari ufite umurava ariko cyane cyane agatanga urugero rw'impinduka ikomeye cyane. Yavuye mu mwijima itoteza kiliziya aba imwe mu ntumwa zikomeye cyane zageze henshi kure cyane kurusha ba bandi 12. Birashaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga ngo tube agent of change as Paul. Tufate urugero rwe, twemere guhinduka kose tugasa na Yesu Kristo. Ikindi na niho ndangiriza nyakubahwa Musenyeri, ndifuza ko tumufata mu ijambo yaduhaye muri Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 7. Ni ubutumwa buzwi cyane kugira ngo igihe tuzava hano muri CST aba banyeshuri mwahaye izi mbaraga zikomeye cyane, n'igihe bazaba mu rugendo rwabo bazakora rwose mu buzima, n'igihe bazagera mu zabukuru. Niyo paki yanjye uyu munsi nashaka kubaha, mukore self evaluation, kuko Paulo yakoze self evaluation. Avuga ngo narwanye intambara nziza. So ni kuvuga ngo mugomba kuba abantu barwana intambara ariko intambara nziza. Ndashaka ko dushira umurongo kuri nziza. Then my question, which kind of fight do you do? N'aba youth hari bavuze ko hano hanze ari ibintu bigeragezo byinshi cyane, ama challenge y'ubuzima, nibwo butumwa. Yarangije urugendo, hariya ni final course. Ntabwo mvuga ngo murangije urugendo, ariko igihe cyose mukoze achievement, urangije umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, mu buzima hazabaho kurangiza urugendo. Ariko arangiza avuga ngo narinze ibyo kwizera. Ndumva nyakubahwa Musenyeri, tugendeye hamwe, kubakira hamwe, tuzagera ku byinshi. Ntabwo nashaka guceceka umunyeshuri wanjye amaze kunshiraho challenge. Mu by'ukuri abanyeshuri bafite challenge, nk'abantu bakora muri kaminuza tugomba kuvuga ko iyo challenge ntabwo twagize na dialogue, tuvugana kenshi ku twabikemura, ariko muzi neza ko ari amabwiriza. Hano hantu i campus ituye ahantu hari afite umwihariko. Mu by'ukuri twarekaga abanyeshuri bagakora izo activities, ufite community nyinshi cyane. N'uyu munsi abadventiste bakagomba kuba bafite activities. Tugashyiraho amabwiriza yo kugira ngo tudasakuza cyane, ariko hajeho iyo amabwiriza agenga ama church, uko ubuyobozi bari buzi ko hano habaho na activities za church, byabaye ngombwa ko natwe comply. Ariko mwumva ko kaminuza y'u Rwanda ntabwo ifite iyo mission yo hostinga church activities. Bidusaba ko tuhagarika, ntabwo twavuga ko twahagaritse burundu, ariko ikiza nuko dukora muri dialogue. Curé wa paroisse ya Saint Michel nawe turavugana kenshi. Ubu turi mu rugendo, tugasaba kwihangana, twizera ko nta bubasha dufite wo gufata icyo cyemezo cyo kuvanaho ayo mabwiriza, ariko turizera ko tuvuganye n'inzego z'ibanze zituyobora umunsi umwe bishobora gukunda. Ariko muri iyi minsi dukeneye kuba compliant, no kwihangana. Aho niyo twakora innovation, tukareba ni gute twakora activities zijyanye na spiritual life, ubuzima bwo mu mwuka, ariko
bitabangamiye ayo mabwiriza. Sinzi ukuntu tuzabikora, ariko mu kuri ya dialogue twagera kuri ku ntego yo gutuma wa mubare w'abantu batatana bitaba ikintu cya affecting life ya community. Nafashe umwanya mwinshi cyane, abambashimye cyane ko uyu munsi twahuye, kandi dushimira n'abatuyobora mu mwuka baranzwe na Musenyeri ku gitambo cyiza twagize uyu munsi cya misa n'ibindi bikorwa byakozwe. Nkaba mboneye ni umwanya wo kumutumira ngo akomeza tugezeho ubwo butumwa bwiza Imana yamuhaye. Murakoze. Kongera kumushimira, ndabashimira mwese abari hano. Muzi ko Papa Francisco yitabye Imana muri iyi minsi, ndetse ku itariki ya 7 ejo bundi kuwa gatatu bakaza tora papa mushya, haryemara raundi nka zingahe, ebyiri cyangwa 3 cyangwa 4, mara iminsi 2 birashoboka. Cy'ingenzi nuko muri iyo minsi uko ari 2-8 tuba dufite papa mushya. Byatumye rero nkuko Eminence Cardinal yagomba kuba ari hano, ndetse anagenda arambwira ati ndaza kureba gahunda yaho ko nanyaruka ubundi nkasubirayo, ariko muri minsi barakora inama zibanziriza nyine itorwa rya papa buri munsi guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, ku buryo ntabwo baravuye ngo bahagume bazaveyo birangiye. Niyo mpamvu yarabikomeje ku mutima cyane kugira ngo asure iyi community, kandi byarumvikanaga ni na community catholique imaze imyaka 20 ariko imwubakira niko umuntu abivuga, kuko itanga n'abasaseridoti. Abasaseridoti harimo na Padiri Gabriel hano, dore umudiyakoni yavuze Jean Damon n'abarimo kandi Gabriel niwe wayoboye community ya mbere. Muzi ko na abapadiri babanje mbere, Padiri Charles Ntabyera, Emmanuel Bandu Binyamata, hanyuma muri iyo myaka nk'ibiri ya mbere Gabriel bakurikiye, none hagera ate aba chef wa community ya mbere. Amateka nayo meza, yenda abize hano bamwe bashatse bafite ingo bari hano baje barabizi. Nacyo ni ikintu kiza ko hano hantu naye nagize amahirwe yo kuba padiri mukuru wa katedrali guhera 2013 kugeza 2019, ariko ni community nyine twakundaga, naye narayikundaga cyane. Bose bajya bambwira ngo nze kubashyingira, ngira amahirwe kubera ko benshi nabashyingiye hariya kuri Saint Michel n'ahandi, kumva umuntu anyandikiye harya bizemo bari hano ibandi bahaguruke turebe, hanyuma hano barahari, harabaje nibyo nanabatirije abana nababona hariya. Ndabashimira ko mukomeza kudutumira iyi ntuza twagiranye hagati yanyu, tukanabakunda cyane. Abasaseridoti barabakunda, ashobora impamvu mwabagana benshi babagana abapadi, abandi bakajya kwiha Imana, kuko twumvaga ari ahantu nka pepinieri yacu, nka seminari, ahantu haturuka abana bubaka nyine, abanyeshuri bubaka nyine bwa buzima twavuze nyine ku mutima, ndetse bakubaka n'ubuzima n'ubwenge. Muzi ko na kino gihugu gifite abantu benshi barangije hano, bagiye kwiga no hanze, benshi bize hano muri iri shuri. Nabyo ni ibintu byiza ko hano kino kigo, iyi campus ya hano yarereye igihugu kandi rero na kiliziya. Icyo tunashimira Imana uyu munsi, nakamenyero umukora buri gihe ko gushimira Imana. Ikindi rero ndashimira principal ijambo maze kutubwira, niryo bagarariye abanyeshuri yavuze, ariko ndamushimira ndaheraho kuntu twunganiranye, nkuko nge nibanze nyine kuri pake muhabwa hano, nawe aratubwira ati nanjye turi rumuri mwakongeje kuri atara ngo rya Pasika, ko nabo bariya bagomba kuba urumuri, ngo agent of change, niho ba agent bagurisha mitiyu gusa babe kuri kiza iragakuze nyine. Kuri itara rya Pasika hari indirimbo tuba turirimba mu ijoro ryayo, bari imbere itara rya Pasika, umudiyakoni aririmba. Hari ahantu bagira hagati ngo ko buri wese agenda kongeza urumuri yazanye kandi akagurisha ku itara rya Pasika, ngo kugira ngo urumuri rugabanuke rugenda rute rurushaho kwiyongera. Niyo mpamvu babwiraga ati namwe mwakoze amasezerano hariya, ndetse n'abandi bose
namwe urumuri rwanyu mwakongeje hariya icyo gitangaza gikomeze rwose muba abagenti. Umwagenti buriya yinjira n'ahantu mu dukaritsiye kajya n'ahandi kandi mugende mutanga za ndangagaciro zisanzwe n'indangagaciro z'ikinyobokamana mufite. Ngibyo rero ni ibintu byiza dutahanira umunsi rwose nawe mube abagenti of change, abagenti nyine ngo batanga bakora a good fight nk'uko yitaga nyine intambara nziza mugira muti musenye kibi ahubwo mubaka iki za ndangagaciro. Duva ari ubutumwa bwiza bworoshye cyane umuntu yatahana uburyo baje umuntu wese waje hano tibatwigishije pake batubwira ko tugomba kuba abagenti biki banza ndangagaciro za kimuntu n'indangagaciro nyobokamana. Si ibintu bibiri gusa abanyeshuri bakunda ngo twarisi muri iki gihe ariko mwandika kuri za ntuza zanyu za mbuga nkoranyambaga mwabwira uti dore message y'uyu munsi ibyo mwandike utwo tuntu n'abandi bize hano bose barabona ko ari ibyo batahanye uyu munsi. Numva natize mu magambo ndabashimira kandi ushimira na principal n'abandi barimu ba hano ukuntu nyine banabazirikana yanabivuze neza cya cyifuzo mwamubwiye ndetse na Cardinal gifite ku mutima avuga ati padiri mukuru ndetse na principal na padiri bafasha hano padiri umoniye padiri Muhire Eugene uzwe padiri umoniye wa hano ati bakomeze iyo dialogue bakomeze baganire amaherezo nyine ibintu byose agiye birangira mukongera mugasubirana iki bwa buzima bwanyu bwa buri munsi. Twese ibyo twifuza kandi dutwaye ku mutima uko mudasenga iyo mudahura n'iki natwe biratubaza twumva tubabaye twumva biri kuturya ku mutima ko hari ikintu mubuze mu buzima bwanyu. Yanabivuze ati murebe n'abari hano nanjye nabibonye mbona ukuntu mwabyiganiraga muri ya sale no hanze hakuzura n'iki byose ku minsi mikuru n'ahandi nanjye numva birambabaje ninjiye hano nise numva habura ngiye kwikubita hasi simpamvu sinagumye hari hanze cyane nibaza maze gufata akuvuga kugira ngo ninjiremo mutaza kumuseka neza baje gutura igitambo cy'Ukaristiya tuyibona nyine yize hano hagati ariko Imana bifite ukuntu iyobora umuryango wayo gahoro gahoro n'ibindi bizaboneka ntawa mbese kandi tutirana twemera kandi twizera sibyo. Atizo magambo ndabashimiye ndi kumwe episkopi wacu Eminence nubwo nafite ndi gahunda yaravuga ati uzakora uko ushoboye ibindi uzabigemo nyuma ariko uzaba turi igitambo cy'Ukaristiya kandi ubashimirire umuryango wose w'Ikominite Katolike principal abarimu abize hano bari hano baje kubatera inkunga n'abandi bose namwe turabashimira charismatique mwa sezeranye uyu munsi n'abavuguruye turashimira na korali hata mwambaro urusi njya nibuka ni Pasteur Bonusi ni Justitia ni byose nahoze mbwira Padiri Muhire ko mbona se bamwe se mbazi muri imwe bari nkabana mu yindi yes hava none ntabwo nibeshye cyane nibyo ariko bizumye ni yandi wundi yanyu mwese mbona mwambaro uru n'umweru gutyo turabashimira nabo ukuntu mwarimbye neza ndabonye no mu gitaramo hariya wa gatatu cyangwa kwa kangazi mwaririmbye nanone murimba neza nabyo ni uburyo bwiza kugira ngo mutibagirwe. Hari n'utundi tuntu principal yababwiye ati turi kuvugana na padiri mukuru ndetse na padiri Muhire ukuntu uto tuntu ubwo buryo bundi umuntu yahimba gahoro gahoro genda majya kuri paruwase majya n'ahandi kuntu mwahura mudateye nuzi cyugazi cyane utunama yenda niba charismatique cyangwa baki mukabyina mutavuga sibyo baje kugira mutavuga charismatique babyina batavuga se bibaho riga niba hari umuvuti yenda mucuranga inanga cyane mukagera mute ushobora gucuranga inanga uherekeza indirimbo bakumva ari nakeza cyane nk'agasiro cyangwa agasoro keza cyane bikaryoha nabyo sibyo. Ni uburyo bwinshi abantu bahura mutari benshi yenda ibyo nibyo bavuga ati muhumure turi kwiga uburyo bwinshi abantu bajya bahura gahoro gahoro yenda gutyo. Ndumva rero ndabashimiye mwese ndashimira Padiri Muhire Eugene umoniye shimira Padiri Gabriel abundi ashinzwe sanctuary y'Ijari nawe kuba yaje hano gufatanya natwe ndetse na Diakoni Jean d'Amour uzagupa Padiri uyu mwaka Imana nibishaka sibyo. Mwese n'abahereza n'abandi bari hano mwese turabashimiye n'ababikira bari hano bize
hari mwiza hano ra restitute harya nize hano yize hano nande cyamwibuka abikira bigaga hano bose babaga ari abakonseyeri abajyanama ba communauté catholique nahaguruke nawe yigeze kuba we nawe tumushimire hari n'abandi bandi njya muduhurira mu nzira bakoraga keza umubikira wiga mu bana bamo kandi banabamo hariya nubwo Bernardino hano hafi ariko bakajya abajyanama ndetse n'abandi bize hano natinze rero Nyagasana akomeze atagatifuze intambwe zanyu mwese abaha imbaraga zo ku mubiri kugira ubuzima bwiza kandi mugire ubuzima bwiza bwa roho Nyagasana Yezu nabane namwe ndabona iyi nkumi hari ikintu giye gutubwira Kristo yazakuzwe ubundi mu muco nyarwanda ngo nta mwana